Hello friends, maze icyumweru kimwe mberetse ino website yitwa Jamtask. Nayiberetseho nyivugaho ni iyi ngiyi wayikora amafaranga, mbereka n'uburyo bumwe bukeya wakoreraho amafaranga, wakora amatask. Noneho uyu munsi nje kubereka uko turayabikuza. Murabona amaze kugeza mu madolari 0.6. Amadolari 0.6 rero ngiye kubereka uburyo tuyakuraho. Mujya mumbwira muti njye mbereka withdraw method kugira ngo mubashe kwizera website runaka. Iyi withdraw method rero nije gukonfirma yuko ino website ikora neza. Ikindi mbibutsa ko kugira amafaranga yiyongere ni uko ukora task nyinshi nyine kugira ngo ubashe kongera amafaranga yawe. Kurikira video rero usobanukirwe akantu ku kandi. Turaza rero twinjiye muri Jamtask yacu. Ngira ngo murabona ngewe mfiteho 0.5 Jamtask tokens angana n'amadolari angahe 0.6. Murabona aya n'amadolari 0.6, ariko ngewe ubu ngubu nuko ntayikoresha cyane. Nayikoresheje cyane ndi kuyikoraho review. Ngira ngo mwarayibonye video ya mbere nakoze nkora amadolari arenga 28, ariko hariya nayimaze hafi ukwezi kose kurenga nyakorera. Noneho ariya narayabikuje. Iyi ngiyi n'indi account nafunguye nayo nkiri gukoraho, kuko nyine ngiye nkora account ebyiri, iyo kubigishirizaho niyo gukoraho practice zanjye, nkareba ko iyo app koko ikora. Rero ukurikije izindi application zose nagiye mbona zo gukorera amafaranga online, iyi ngiyi niyo application ya mbere nabashije kubona iri efficient gukorera amafaranga mu buryo bworoshye, gukora amatask. Ngewe narabiberetse, reka nongeye mbibereke. Mfite na TikTok account yerekana uburyo ukora task, mu isure iri muri description ya video. Ngewe murabona hariho task zo kuri video kuri YouTube zuzuyeho nyinshi. Hariho task zo kudownloading amagame, nubwo ntaziba recommendinze, mujye mwirebera ama video, mukore na task zo kuri Google. Hano iyo uri muri application task ntago zibona neza, ibyiza ujya muri website. Reka njye muri website nzibereke. Murabona kuri website nagezemo, murabona huzuyeho amatask menshi pe. Amatask hano aba yuzuyeho ari menshi. Hari na task za Google zo gusacinga gusa ijambo runaka kuri Google, ugasura website runaka ubundi bakakwishyura. Nuko wenda mbona muri izi saa zitari available, ariko ziba ziriho rwose, ntiziba zigomba kugucika. Urabona harimo na task zo gufollowing abantu kuri Twitter bakaguhimba. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane, uburyo bworoshye wakuramo amafaranga. Reba abantu bose ubafollowinze kuri Twitter ugakorera amadolari 0.01. Ayo si amafaranga makeya rwose wakorera, ni amafaranga menshi. Dore za task zo kuri Google rero nazo ngizi, niyo mpamvu mbabwira ni recommendinga gukoresha website mu mwanya wa application, kuko website nyine niyo iba yoroshye. Izi task zose rero nzajya nziberekera kuri TikTok uburyo zikorwa. Account yanjye link yayo iri muri description, ariko ino application rwose yarantungwe. Ntago ihura nka zira application zindi usanga bakubwira kudownloading ibigame, ugasanga umaze icyumweru cyose ukina urugame, ariko amafaranga ukorera araya ntayo rwose. Ino application nk'ubu ngubu rwose nayikoreshaga gake, ariko yambashije gukoreramo amadolari 0.6. Ayo n'amafaranga hafi 800-900 gutyo. Urumva rero ayo mafaranga si makeya rwose. Nkuko mubibona hano amadolari 0.6. None rero ngiye kubereka uko tugiye kuyabikuza. Kuyabikuza bisaba kuba ufite wallet cyangwa se gukora wallet. Noneho maze iminsi mbereka ibya OKX. Ndumva abantu benshi mukurikira video zanjye mufite application ya OKX. Nubwo nabaye nimero zanjye, noneho mwajya muvuga sinjya mba nimero. Dufite na group ya WhatsApp, nayo ndayishyira muri description link yayo, nta kibazo ushaka kujoininga ikandeho. Abantu benshi nababwiye nti noneho mugiye kujya mumbaza ikibazo cyose mufite basobanure, cyaba ikijyanye na Jamtask, OKX ndetse n'iri application yindi maze iminsi mberetse. Abambere batangiye no kuyabonaho 1000, iriya yitwa FMC Pay. Ni ugukoramo account ka verified gusa, ubundi ukanyandikira inbox. Kuba winjiye kuri link yanjye gusa. Noneho rero hano ngiye kubereka uko tugiye kubikuza ano mafaranga kuri Jamtask. Ngiye kubereka uburyo amafaranga hano
muri Jump Task abikuzwa. Noneho rero kubera ko nyine aho nari mbikomoje mvuga nimaze iminsi mbereka ibya OKX, tugiye kubikuza dukoresheje OKX. Nanze gukoresha Binance kuko abantu benshi munkurikira ndabizi ko naberetse ibya OKX. Binance abenshi ntimuzi kuyikoresha, ariko niba ukurikirana video zanjye OKX ntiwabura kuba uzi kuyikoresha. Yewe nawe wakoze account, wakoze sign up, ukaba ufite amadolari 0.5, harabona agiye mbona kuyabikuza byananiye. Aya ngaya uyabikurijeho agasangaho 0.5, ibintu byaba bitangiye koroha. Agiye yasanzeho kuko nyine kuri OKX kubikuza 0.5 ntibikunda, ariko naberetse uburyo wongera ahandi akayafasha kuvaho. Noneho rero wanongera ahandi avuye kuri Jump Task, akaba ari yayafasha kujyaho utiriwe ukoresha amafaranga yawe. Niyo mpamvu rero ubu buryo aribwo nakoresheje bwa OKX kurusha uburyo nari gukoresha bwa Binance, kuko abenshi ntimuzi no gukoresha Binance. Noneho rero uraza ukande, kansubire kuri dashboard kugira mu byumve neza. Uraza ukande hano kuri earnings zawe, ukandeho. Numara gukandaho urahita uzamura hano, urabona hano handitse add wallet. Ubwo ni ukwadingaho wallet nyine yo kubikurizaho amafaranga. Uraza ukandeho kuri add wallet. Noneho murabona bakubwiye bati connect your wallet, a crypto wallet is needed to withdraw. Ubwo ngiye gushyiraho nyine wallet, cryptocurrency wallet. Ubwo uraza ukanda hano kuri connect with wallet, kandeho. Urabona hariho wallet nyinshi. Ushobora kuba ufite MetaTask uzi kuyikoresha nta kibazo, wayikoresha Trust Wallet nayo wayikoresha nta kibazo, ariko abantu munkurikira mwebwe ngiye kubereka uko wakoresha OKX. Murabona na Coinbase abantu benshi murazizi zino, abazi kubikoresha ubwo muhitemo wallet irabanogera, na Binance iriho. Njya murabona urakanda ahantu hanze, murabonye urakanda hano connect with wallet, uzamure kwa ko gutya OKX ntirimo, ukande kuri all wallets. Noneho OKX dore ngiyi hano, urahita uza uyikandeho. Noneho ukimara gukanda kuri OKX, application ya OKX uraba uyifite, irahita ifunguka. Kandi byiza mujye mukoresha website ya Jump Task kurusha uko wakoresha application. Igiye gukora wallet rero urahita uza ukanda hano handitse I create wallet. Kuri create wallet no bari kukubwira bati seed phrase wallet security portability, kandi create now. Noneho uze urebe hano OKX wallet wants to use fingerprint recognition, kugira ngo kubwa security yawe rero ukoresha fingerprint, ukande enable. Noneho ushyiraho fingerprint yawe. Ubu gutya wallet barayikoze. Urabona ko mfiteho wallet irarangiye. Urabona kuri wallet yanjye hariho 0.0 USDT. Murabona ko wallet yanjye ise irangira. Wallet ubu gutya tumaze kuyikora. Igikurikiyeho ni ukubakinga up your wallet, kugira ngo wenda hagize ikibazo, hagize wenda uyibase cyangwa ukwinjira buryo wahita uyirestoringa, cyangwa se ubuze application yawe, ushatse waza hano to Google ukaverifyinga fingerprint yawe, ubundi ukayibakinga up ukoresheje email ushaka. Ubwo ngo ariko ni kuba afite Google Drive, kuba afite Google Drive, kanda continue. Noneho uraza hano ugire permission warowingamo, ubundi ukande continue. Ubu gutya account yawe iraba iri backed up kuri Google Drive yawe. Noneho hano uraza ukore password yawe. Noneho umara gukora password uhite uza hano kuri back up to cloud, ubundi account yawe ube uyibakinze up. Ngira murabona ko noneho dufite wallet imeze neza, ikoze neza. Ubu gutya tumaze kuyibakinga up. Ubu noneho ubu gutya twakanda receive, tukarisivinga ari amafaranga yacu ari kuri noza, ari kuri iri ya Jump Task, ari amafaranga tumaze iminsi dukorera kuri Jump Task.
Ndabibutsa ko impamvu nakoresheje OKX nuko nzi ko abantu benshi nabasobanuriye byimazeyo kuri OKX, kubitsaho kubikuzaho amafaranga yawe ariho. Ubwo rero mukoreshe OKX, ntibibujije ko abantu muzi gukoresha na Binance mwakoresha wallet ya Binance, ariko abantu munkurikira kubera ko muzi nyine ibya OKX, mukoreshe OKX kuko niyo yoroshye. Ubu ngubu gutya maze kubereka uko dukoze wallet, noneho ubu gutya twabikuza amafaranga yacu twakoreye muri Jumptask. Mwabonye ko ari amadolari 0.6 ngiye mfiteho. Kubikuza minimum ni 0.5, niyo minimum ya nyuma yo kubikuza muri Jumptask. Ngira ngo izindi application zo mubona ko bababwira ko kubikuza minimum ngari amadolari 10, ugasanga umaze amezi hafi angahe yose utabasha kubikuza amafaranga ukorera. Ni Jumptask rero yo iroroshye cyane, ni iroroshye kuyikoresha rwose. Noneho ubu gutya wallet irarangiye, urahita ugaruka hano muri Jumptask yawe. Urabona ko dufite muri Jumptask yacu connect with wallet, all wallets. Dusubiremo ya procedure kuri OKX wallet. Murabona noneho ko bari kubihuza. Urahita uza hano handitse connect wallet. Jumptask want to connect to your wallet. Urahita uza ubyemeze nyine, ukande connect wallet, then waiting for signature. This site want to open OKX, continue. Noneho urahita ukanda continue nyine, uze hano ukande confirm, verifying na fingerprint yawe. Ubu gutya wallet added successfully. Ngiye muri kubibona hano hasi ko wallet ya OKX nyadinzeho. Ni ibintu byoroshye cyane. Expect your rewards. Bagaro byandi byawe bisanzwe. Ubu murabona ko wallet yanjye nayihuje byamaze kuba. Ubu nshatse nahita ndi questinga payout y'amadolari yanjye 0.6. Kankande payout. Bo murabona hari izo bari kundi commentinga. Urabanza usome amabwiriza. Ubwo rero ndahita nza nkande payout. Ubwo transfer in progress. Murabona ko amafaranga ari kuza, bari kumbwira bati transfer is in progress. Ubwo ndategereza nyine amafaranga araza kungeraho. Bishatse ukora refresh. Ubu gutya amafaranga ari muri process, arimo bari kuyoherereza ibisaha n'isaha. Ndaza kuyasanga muri OKX. Tumwe rero ewana n'umunota nawo ntugeramo, uragaruka muri Jumptask yawe urebe. Murabona ko hariho balance 0.0, bivuze ngo amafaranga bayohereje muri OKX. None uragaruka hano kuri OKX uyifungure urebemo muri OKX. Ubona twinjiye muri OKX ariko turi kubona hariho 0. None ushaka kwinjira muri OKX ukaza ukinjira no kuri exchange. Kuri exchange rero ushaka kwinjira kuri exchange ukabona ari amafaranga asanzwe yawe, naho hariho 0. Uraza ukande kuri wallet. Habaho nyine tabs ebyiri, habaho iya wallet n'iya exchange. None uraza ukande hano kuri wallet. Dukanze kuri wallet ari naho ninjiye n'ubundi. No murabona hariho 0. Ese turabigenza gute ko hariho 0? None uraza hano kuri history. Kadusubira inyuma ho gato amabereke. Murabona turi kuri wallet, uraza urebe hano kuri history. History yabayeho. Ya murabona from, murabona ko Jumptask iriho. Murabona ko bari kutubwira bati hariho plus 0.48 cyangwa se 0.4 GMPT cyangwa se Jumptask tokens. Noneho uraza ukandeho. Gira murabona ko ziriho. Ni kubona ko bari kutubwira bati completed. Dore ngizi Jumptask tokens muri OKX. Ubona type no kuri receiving zaje. Noneho ikintu urakora uraza kandi hano kuri add hano. Ubona ko token added kuri wallet. Barabitubwiye. Kadusubira inyuma noneho turebe. Wow, murabona ko zise zizaho rwose. Murabona ko bise birangira. Ubona ko nakiriye amadolari 0.56 avuye kuri Jumptask.
ibintu rongera murabona ko byizewe ari ibintu rwose bikora, ni ibintu bisaba gukoramo gake gake. Iyi Jump Task mu mbabarire rwose muyikoreshe. Iyi Jump Task nta yindi application ngewe ndabona, ikora nk'ino Jump Task. Ukora amafaranga uriya video, gukora ariya amatask yo gusacinga, nta yindi application ndabona please. Ibintu mpora mbibabwira ari nuko nyine mutabyumva, ariko ino Jump Task irakora pe. Aya ni amadolari 0.5 nakiriye avuye kuri Jump Task. Noneho ushobora kuvuga uti ndayashyira kuri exchange gute, kuko kuri exchange niho uyabikuza, ariko ushatse banayerekera hano kuri wallet. Noneho nk'umuntu nafashije gufungura OKX akabonaho amadolari 0.5 akamunanira kuyabikura, ubu aya ngaya naza ayasanzeho kuyabikura byakoro. Noneho ibaze nk'umuntu wabikuje idolari rimwe arikuye kuri Jump Task, kuko harabona agiye mbona bayujuje bari kumbwira bati nimbereke uburyo abikuzwa. Ubu rwose ngira ngo bise byoroha none. Rero nk'uko mubibona hano dufiteho amadolari 0.5. Nagira ngo rero mbereke yuko iriya application ikora rwose, amafaranga yawe uyabikuza akaza kuri OKX, kandi murabizi ko OKX yo iririgo, wayabikuza ukayazana kuri momo yawe. Ibyo rero nibyo nagira ngo mbereke, kuyabikuza akajya kuri momo nabyo nzabibereka. Nuko nagira ngo mbereke nyine kiriya website iririgo irakora rwose. Ndagira ngo mukora amafaranga byibuza tuzabikuze ufite nk'amadolari 10 cyangwa se 5, ari amafaranga afatika nyine, ku buryo ari amafaranga nyine wazabikuza uyakoresha ikintu kizima. Nushake uzajya ugira idolari rimwe uribikure rize hano kuri OKX, riba rifite security. Wenda n'ufite ubwabwira website ngo yuko wenda ngishobora guhagarara cyangwa se bikagenda gute, ujye nujya wuzuza minimum withdraw ujye yabikuza yazane hano kuri OKX nta kibazo, hano abafite security. Noneho ndategura video ibereka uburyo noneho uyakura hano kuri OKX akugera, kuko hano haracyariho izindi procedure nyinshi zo gukorwa kugira ngo akugereho. Ngira murabona abari kuri wallet hano, kandi tugira na exchange account isanzwe, nabigishe exchange account. Ubwo noneho nzabereka uburyo ariya avana kuri wallet akugeraho kuri momo, naho urayatradinga bisanzwe. Ngira murabona dolari 0.5 ndafite rwose avuye kuri Jump Task. Iyi video yari yo kubereka ko kubikuza kuri Jump Task bikunda. Ubutano nzabereka kuyakura hano kuri OKX uyashyira kuri momo. Kora subscribe niba utarayikora ntuzacike.